yavuze atyo numva nteye ingingo ndamubwira nti cyakora da, ariko rero ntarakomeza numva phone yanjye irasonnye, ndebye mbona ni Willy uhamagaye, mpita nitaba nti hallo Willy, nawe ati. Aha niho twagarukiye ubushize muri pate 2. Iki ni igice cya 3. Mrs. Lydia. Willy nawe ati mwana, umva nkubaze, nanjye vuga ndakumva. Willy: uracyategereje se ubundi? Yego mani, ndahava se ahubwo ataje. Willy: jya kuryama mani, uzagaruke ejo wasanga uno munsi atahanyuze. Ahubwo njyewe iki se mwana Willy? Willy: hari agatekerezo nungutse nashakaga ko wamaho ibitekerezo. Njyewe: kajyanye n'iki se mani? Willy: umva yewe, byose ni kuri Lydia mwana Alexi, nzakakubwira ejo nitujya ku ishuri. Njyewe: sawa nta kibazo mwana. Ubwo Willy yahise akupa phone, nanjye mpita njyana n'umusaza njya kugama. Ngezemo nsanga umusaza yibera mu irigara, mbese ari wa musaza ubona ko ubuzima bwanze. Mu gihe nari ngitekereza kuri ibyo, mbona umusaza azanye icyo kurya. Ndebye ubwoko bw'ibiryo azanye ndumirwa ndetse mera nk'ushatse kwanga kurya. Ndavuga nti hoya hoya muze, ntarakomeza numva umusaza aravuze ati have wa mwana we, utazaba utyo. Cyo ngaho nyitegereza mu maso sha. Ubwo nanjye nahise negura umutwe ndamwitegereza. Hashize akanya abarambajije ati ubwo se uko umbona urabona ubuzima ari bwo navukiyemo, cyangwa urabona mbumazemo igihe kirekire? Njyewe: hoya muze, ndabona uruhu rwawe rukeye, ntawamenya ko ari wowe uba aha hantu. Umusaza nawe ati wa mwana we, dore aya niyo mahoro nta kindi. Hagize numpa indi nzu nziza cyangwa ubundi butunzi, namwamaganira kure pe. Njyewe: ye kubera iki se kandi muze? Umusaza: wa mwana we, dore ntago nkuzi ndetse sinzi naho uturuka, ariko ndahamya neza ko iby'iwanyu mutunze bitagera no kuri 1/2 cy'ibyo nari ntunze njyewe. None ubwo umusaza yavuze atyo numva ubwoba buranyishe ndetse n'amatsiko aba yose, niko guhita mubazani have wintera ubwoba muze. Ubwo se byaba byari ntarakomeza numva umusaza aravuze ati wa mwana we, nushaka ibintu by'ubwoba ubireke, kandi ujye ushimira Imana ko ubashije gukura nta kibazo uhuye nacyo. Tubibutsa ko ubu T Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, filmmaking, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078667 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786083301. T Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe. Nabonye umusaza akomeje kumbwira amagambo atumvikana kandi ateye ubwoba, mpita negera hafi ndamwegera ndamubaza nti ariko se muze, wambwiye neza ibijya mbere ko numva urimo kuncanga koko? Nabaye nkimubaza ntyo, mbona umusaza yiyambuye ikoti yari yambaye ndetse n'agashati akuramo. Ngiye kubona mbona umubiri hose wuzuye inkovu ndetse nini cyane. Nabaye nkushatse kwiruka, umusaza abamfasha akaboko arambwira ati tuza kandi uhumure wa musore we, dore ibi byose nazize imitungo yanjye.
ubwo rero kumbwira ngo ukundi nta mahoro mfite, waba ufite ikindi ushaka gusobanura? Njyewe, yiwe muzehe, ibi ni ibiki? Umusaza: ese sha nanjye. Ndakumva muzehe. Umusaza: waba uzi cyangwa warigeze kumva umugabo witwa Mekari? Njyewe: ashwida, nuwahe se wo nguwora? Umusaza: nta nubwo wigeze wumva ibikorwa bye se basi? Njyewe: reka akina iki se uwo mugabo? Umusaza: hahaha, niyo mpamvu gifite umuteto sha. Njyewe: ariko se ntarasoza icyo navugaga, mbona umusaza akoze mu mufuka azana ifoto arayinyereka. Ndebye mbona hariho abantu bagera kuri 7. Mu gihe nkiyibazaho ahita ambaza ati, ese urabona abo bantu batari bishimye? Nanjye nti, yego ndabibona. Umusaza: dore uwo ni umuryango wanjye, bose Mekari yarabishe, ni njye sigaye njyenyine. Njyewe: yo, none se baziraga iki muzehe? Umusaza: cyahise sha ko abagabo ba Mekari bashakaga kugura ibyanjye byose harimo n'inka zanjye nkabyanga, icyo gihe bagahitamo kubitwara ku ngufu, maze nanjye barandetse bavuga ngo bampaye amahirwe ya kabiri. Njyewe: ehe, gute ubwo se muzehe? Umusaza: nyine ngo mbere abandi isomo tu. Ariko wa mwana we, iryo zina ntuzarivuge aho wiboneye hose batazaguhitana. Njyewe: ndabyumva muzehe. Umusaza: yego rero wa mwana we, ngaho taha ujye uza kunsura twiganirire, kuko atararangiza mbona fone yanjye irasonnye, ndebye mbona ni papa. Mpita mvuga nti, ayiwe, noneho Jackman aranyica, dore saa 4 z'ijoro zigeze ntarataha. Nabaye nkivuga ntyo, numva umusaza arambajije ati, ngo uwo ninde uvuze mwa? Njyewe: nyine mbonye papa ampamagaye, ndavuga nti aranyica kuko natinze gutaha. Tubibutsa ko ubu T-Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, filmmaking, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078667 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786883301. T-Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe. Umusaza: ngo paki, wanyereka ifoto ye nkareba papa wawe? Ubwo njye nahise mfata fone ndebamo ifoto ya papa ndayimwereka, mbona umusaza arikanze ndetse yikubita hasi. Intebe yari yicayeho irataraka. Ngiye kumva numva aravuze ati, wa mwana we, mbabarira uve hano nona, gira vuba. Kandi mu gihe nkirimo kwibaza byinshi, mbona muzehe atangiye kurundarunda utuntu twe, ari nako asakuza ati, va hano wa mwana we. Ubwo njye nayobewe ibibaye, numva mu mutwe ndavangiwe, mpitamo gufata inzira nditahira. Ariko inzira yose nagiye nibaza aho data yaba ahuriye n'uriya musaza bikanyobera. Sinabitinzeho cyane rero, naratashye nsanga no mu rugo baryamye. Nanjye ndinjira mpitira ku buriri ndasinzira mpaka mu gitondo. Ndabyuka ndakaraba ngira ngo njye kwiga. Gusa nanone nibazaga ibisobanuro ndi butange byaho natinze ndi. Ariko natangajwe nuko nta numwe wagize n'icyo ambaza kubyerekeye naho nari nagiye. Nagiye niruhutsa ku mutima nti, ahwi, Imana ishimwe kabisa,
naragiye nkigera ku ishuri mba nkubitanye na Willy ari kumwe na Mark ndetse na Justin ari aho. Ndebye neza mbona basa nkaho batongana. Nteze ugutwi neza numva Justin aravuze ati, ariko ntacyo Mari, reka tumufashe ariko ibizakurikira azabyirengera, sibyo? Ubwo nanjye nahise nteramo nti, muravuga ibiki se mani Justin? Justin nyine ngo Willy atarakomeza numva Willy aramutanze ati, nyine ni ya gahunda nakubwiraga nijoro, ndashaka gutwara Lydia nkamujyana kure cyane tukiberayo njye nawe njyewe. Ehe, umuntu mutaranabyumva kimwe se urumva yakwemera mani? Willy umva sha, ndamushimuta ibindi tuzabyumvikanaho nyuma musaba n'imbabazi njyewe. Ishuri se none? Willy sha, iby'ishuri bireke niyo narivamo, ahubwo mbwira nimba uri kumwe natwe uzamfasha. Ubwo nanjye nitegereje mu maso ya Marike mbona basa nkaho babyemeye, nanjye mba ndemeye nti ntari bitu tuzagufasha. You came into my world with love, so softly love. Marike none se sha Alex, wowe ibyawe bite? Njyewe sha wibimba zamani, ndasubirayo nimugoroba ariko tu. Justin hahaha, byagukwamanye tu, ariko courage man ntaribi. Ubwo twahise tujya mu ishuri turiga mpaka ku mugoroba turataha. Mpitira aho nagombaga gutegera umukobwa nikundiye. Nkihagera bamubonye hakurya y'umuhanda, ndetse ndebye neza mbona asa nkaho arimo gukebaguza areba hirya no hino bisa nkaho afite ubwoba. Nkomeje kumwitegereza mbona yinjiye muri supermarket yari aho, nanjye mba ndatambutse nyinjiramo. Ubwo naragiye mushakashakamo imbere mubonamo nkaho hirya arimo kwihishahisha. Ndagenda mbamufashe akaboko arikanga arahindukira turarebana, ndetse hashira akanya kanini turebana. Mba ndavuze nti, wambabarira ukampa akanya tukavugana? Umukobwa yahise areba hirya no hino arambwira ati, hoya we, nanjye naje hano ntorotse none ngo ntinde. Aka kanya wahita ubona abasore ba mekari bahageze bikaba nabi. Ayiwe, umukobwa se ahuriye he na mekari? Willy se ushaka gushimuta umwana w'abandi? Ehe, ntuzacikwe episode ya 4. Tubibutsa ko ubu T Studio yafunguye gahunda yo kwiga filmmaking, video production, graphic and logo design, filmmaking, film acting, computer and social media, photography and directing movie, script writing and screening. Ukeneye kwiga wadusanga i Rwamagana kuri Yego Center ya Rwamagana, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 078627 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0786083301. T Studio dufasha urubyiruko kwiga umwuga wa photography ku buryo bworoheye buri umwe.